umutungo n'imirimo, nta yerekwa ryo gutera inkunga abantu b'Imana ngo bakore umurimo w'Imana. Ariko abantu batambuka ku ma YouTube, abantu batambuka mu nsengero, wabuze n'umwe uriri gukina, habe wikina mu murimo ryo. Hedini manda ndaranguruye rero, ndaranguruye have gukina, nimuze dukore hakiri kumanywa. Bahanuzi muhanura ibyo mubwiwe n'Imana, Imana nayo itaza kubakina ku mubyimba. Ibyo mwatinyaga bibagezeho ni ibikisi, ni mugiga, ni sida, ni ebola, ni ibikisi, ni isukari, ni ibyo byose, ni ibyago, ni amakuba. Barabarisango baracuruza ntibaronke, babaye nk'ibisambo, babaye hidini manda, warikubiye wiri gukina mu murimo w'Imana. Ariko umva uko ijambo ry'Imana rivuze, kugira ngo Imana itazagukina ku mubyimba. Nshuti yanjye, garukiraho habe wikina. Igihe cyo gukina cyararangiye, tugeze mu gihe cyo kuvuga ijambo ry'Imana ry'ukuri, tugeze mu gihe cyo guhanura ubuhanuzi bw'ukuri. Niba umuntu akiza nakire, niba umuntu ari muzima nabe muzima. Ndikunda kuvuga ngo nta rwego wageraho utakenera Imana. Munyemerere nakira umukozi w'Imana turi kumwe uyu munsi, atwibwira amazina, anadusuhuze kuri umunyari ubwa mbere, uze kumenya umuntu ugiye kubana uwo ari we. Tugwaye ikaze. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amahoro y'Imana kandi. Amen. Abane natwe twese. Ndanezerewe cyane. Uti wishimiye iki? Kimbwire. Nishimiye Imana. Yego. Sina amafaranga se. Imana iruta amafaranga. Kure. Mwari mubizi namwe? Abantu badukurikiranye. Nishimiye Imana. Nubwo kuri konte yaba nta kintu kiri. Arabaya sikita no manda widi bo fenima hedi weloma sayini gide. Ariko man nishimiye Imana. Reka nongerijwe abantu badukurikiranye, nubwo ntanzu naba narubatse hirya iriya hahandi kwirebero bikunda neza, ariko nishimiye Imana. Imana ishimwe kuko Imana iruta amafaranga nayo ufite kuri konte nayo uzagira. Imana iruta ibindi bintu byose utekereza. Ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro. Haleluya. Reka rero mbasuhuze mwese, nanone ndagarutse kandi nzanywe n'Imana. Abadukurikiranye niryo shimwe ryanjye naho rizingiye, nicyo kinejeje, nuko Umwami Yesu ankunda. Nubwo ibindi ntabigira, uretse ko no kubigira ni byiza, ndanabifite umundeba. None se ubundi mbyibuhira mukene, ndanabifite, n'ukuri birahari. Ariko ibyo Imana yampaye byose nishimira cyane ko Yesu ankunda. Imana ishimwe cyane rero. Nitwe Imana Claudine, ngarutse ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nta kindi kingenza ntacyo, ni ukuvuga iby'Imana yantumye. Nenenemo ni ukuvuga abari hejuru, abapiloti, yego, bari disafo, bari gutwara indege, heriwida manda, abari mu modoka, abari ku mamoto, abamotari, abanyonzi. Imana ishimwe. Nje kuri izi kamera, nje kuvuga ibyo Uwiteka yambwiye ngo mvuge. Nuko rero bantu mudere banda, bantu munzi, ubwo ndavuga nyine icyo Imana yashyize ku mutima wanjye. Yego, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mana we. None wa munyamakuru we, wizi kamera umere nkaho ari Imana waba ukameye ije hano, ije kugira ngo iditsangone monde iganire n'abantu. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ndashimira Yesu wampamagaye nyine akampagakiza, yarakoze. Kimwe mu mitungo ntunze nagakiza. Yego. Haleluya. Amen. Ariko Mana himbazwa. Kimwe mu mitungo ntunze agakiza. Haleluya. Agakiza. Ndabizi neza. Pelo mingiza na manda, uwa ni wa mutungo wimukanwa mfite. Haleluya. Amen. Yo, hari igihe bazaza gusenya iziri mu manegeka, ukabona barayisenya waruzi ngo ufite umutungo w'inzu. Hari igihe uzinduka n'imodoka yitwa iyawe, bugakita kiri yawe yaraye hariya kwa polisi
isi cyangwa n'ahandi ariko dore umutungo denemonde forabinima dore umutungo ujyana no muri koma dore umutungo uzazamukana n'agakiza imana yangishije ariko mana abantu bafite agakiza ka Yesu mukomere cyane ewo ni umutungo n'ukuri yajya wicara wikomange mu gatuza uvuga uti ndatunze ndi umutunzi ni wowe isi ikeneye imana ishimwe ni wowe mutunzi isi yari ikeneye imana ihimbazwe cyane ya hanyuma ndagira ngo nyine dusome ijambo ry'Imana ku bantu batanzi bakunda kunyita mama bimenyetso kandi n'ubundi nje mu bimenyetso urumva sinakuyumanganya Uwiteka yavuze nawe utahanura ntago nakwiyumanganya ndaje nyine mu bimenyetso none se nkora iki Imana niko yambwiye irambwira ngo abakuvuga n'abazakunyega uzabihorere ubu naho ijambo ryambwira ngo urira igiti kandi nta mugore wurira nyine nugusohoza kugaruka kwa Yesu abantu bakwiye kumenya ko Yesu agiye kugaruka wabana nuriye icyo nashobora nkabihanura ndiyo Imana ishimwe cyane aya biniwa uzambona nikora ya matero uzambona none nkora iki se umva uko Yakobo yavuze yaravuze ngo ariko rero bene data mujye mukora iby'iryo jambo komeza usinzira atari ugupfa kubikora gusa mwishuka ijambo nyine mujye mukora ibyanyu urasinzira ibiki kanguka dusenge kanguka dukora iby'ijambo bida yanganiwe ni mandasika banyu umuntu ubyutse yararwaye ikibazo cy'isukari ya rabi umuvuduko pisika tayangara Imana igukozeho haya wisinzira reka Yesu agukize Imana ishimwe cyane Imana ishimwe ntabwo ari igihe cyo gusinzira ni igihe cyo kuvugira Imana ababikunda mu bikunde turabizi ko n'abantu babihiwe bahuye n'abahanuzi b'ibinyoma babisha ibi bintu by'umwami wacu ariko none bayasikata buratse kugenda buratse gusinzira buratse kwigira nabi hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana mutaza kugira ngo ni amagambo yanjye ariko mvuga hahandi nababwiye ubushize nimba mukihibuka ubwo nimba mutahibuka muzanyandikira muri comment nyine mpabibutse shiraho comment ati simpibuka aho uvuka wasanga uri n'uwi wacu uvuga ngo uri muri Amerika ngo uri muri Canada kandi uri wepfiriye aho mvuka gumayo ari kukizwa kandi nanjye umenye none se urumva Imana iguha umugisha hanyuma iryo jambo riri mu gitabo cy'imigani nje guca umugani ku manywa kandi ku manywa nguce ngiye kuwuca ku manywa ibyo mwigize ngo bayica ninjoro ngewe ndawuca ku manywa uyu muntu ntabwo abona ko ndi imbere y'Imana we mufate wowe mujyane Yesu ashimwe amen ngiye guca umugani ku manywa ninjoro nibwo bayica ariko agenda guca kuri aya manywa kuko ariko Imana yambwiye igitabo cy'umuhanuzi witwa Salomo cyanditse cyitwa imigani igice cya mbere ndasoma umurongo wa 26 hanyuma nkora icyo Imana yambwiye haravuze ngo nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba hajemo gukina kugira gute ariko mana aba bahanuzi b'ibinyoma nzabakina ku mubyimba aba bashumba bataye intama nzabakina ku mubyimba oya buratse nsome neza Yesu ini widaranga herewa haravuze ngo nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago nzabaseka ibyo mwatinyaga bibagezeho mwakire nazi ijambo ry'Imana mutujute njurye gukina hari ibikoresho byifashishwa mu gukina reka ndanguru mu gukina iyo bakina mu bikino denoma mu bikino iyo bakina bakoma ingoma ababyina bakoma ingoma kera twakoraga ibikino tugakoma ingoma Imana iravuga ngo guriye ingoma yijyane ndayikoresha iki mbwirira abantu ko bari gukina mu murima wanjye nane umva uko ijambo rivuze dore kandi iyo bakina nanone ntubona
agapira kandi ubu mwabona mpagurutse nk'agakina iyo agakina hehe aya waratse gukina mu murimo w'Imana di aya siwidi minifo ariko abantu bazi uko Imana ivuga baranyumva reka gukina mu murimo w'Imana reka gukina ntabwo nasaze ndi muzima ndi umubyeyi mbyaye gatanu ariko nemera kumvira Imana kuruta kumvira abantu abantu bakabije gukina we gukina ariko bakabije gukina barimo barakina mu murimo barimo barakina wowe bagukiniye aho bakwikoreza amasezerano y'impumyi y'amahuri adateze kuzasohora ndarangurura ndi umwana w'Imana abarasidibi ni warango abahanuzi benshi bakabije gukina ariko umva uko Imana nayivuze uyu muhanuzi ukomeye mukuru witwa Salomo wanditse igitabo cy'imigani ararangura aravuga ngo bambwirire ngo nanjye rero zabakina ku mubyimba taragapira bakina umurimo w'Imana dore uko bawuhinduye dore ibintu birirwa bikora shirimi wa deno payasika bamwe babaye abasinzi abandi babaye ibisambo abandi babaye abanywanzoga dore ukuntu bakina dore ukuntu bakinira mu murimo ariko ngo nawe Uwiteka azabakina sida yaba yadiku pefo azabakina ku mubyimba bantu murimo murakinira mu murimo nguri profete oya pe nyir'umurimo araje sinimanda bamama bada kwa mukina muzibira urubya waruzi ko nyir'umurimo nawe aje gukina dalawa nima yaba waruzi abantu bababuze abana ndavuga abana babumiwe shimita yango ubu nakwibagirwa ko yamumpaye nyuma y'imyaka 12 ndavuga umwana nkajyaho ngakina ngo shizemo akamezi 3 ngo nima gutungwa n'imirimo ntayera ko arya gutera inkunga abantu b'Imana ngo bakora umurimo w'Imana ariko abantu batambuka ku YouTube abantu batambuka mu nsengero wabuze n'umwe uriri gukina habe wikina mu murimo ryo hedini manda ndaranguruye have gukina nimuze dukore hakiri kumanywa bahanuzi muhanura ibyo mubwiwe n'Imana nayo itaza kubakina ku mubyimba ibyo mwatinyaga bibagezeho ni ibikisi ni mugiga ni sida ni ebola ni ibikisi ni isukari ni ibyo byose ni ibyago ni amakuba barabarisango baracuruza ntibaronke babaye nk'ibisambo babaye idini manda warikubiye wiri gukina mu murimo w'Imana ariko umva uko ijambo ry'Imana rivuze kugira ngo Imana itazagukina ku mubyimba nshuti yanjye garukiraho habe wikina igihe cyo gukina cyararangiye tugeze mu gihe cyo kuvuga ijambo ry'Imana ry'ukuri tugeze mu gihe cyo guhanura ubuhanuzi bw'ukuri niba umuntu akiza nakire niba umuntu ari muzima nabe muzima mu izina rya Yesu tugwije ibisambo tugwije abagome tugwije abagambanyi tugwije abantu birirwa bikubira turabagwije abo bantu turabagwije barikubiye ariko Imana nayo ngwizagukina ku mubyimba wowe uri murakinira mu murimo wayo have nawe agize irindi yerekwa rizamura ubutumwa bwiza risharinga ubutumwa bwiza ahubwo uri murakina urafasha Satani kwinjirira abana b'Imana urafasha Satani gukora ibyangwa n'amaso y'Imana oya wikina haleluya ndashaka kubona abantu bahagurukanye nanjye muri iri jambo bahagurukanye nanjye ngo muza dukora itsinda ryo kurwanya Satani ryo kurwanya abantu bakina agasambana akagaruka gahanura urakina Imana nayo izagukina ku mubyimba akagambana akagaruka have aramini wa nje kukubuza have Imana itagukina ku mubyimba bimeze nk'aka gapira iyo abana barimo baragakina bagira gutya niko biba bimeze kihorere rwose nuko biba bimeze ariko Imana irarangurura kavuga ngo mubyeyi igihe wakiniye ucuruga inyuma ukabona uragarutse ntuguyeyo garukiraho umva wa mupapa we igihe wakiniye uharika wanze gutanga amahoro wagarukiye aho Imana itagukina ku mubyimba ibyo watinyaga ko bigiye kukugeraho wowe uyobora itorero hirya ni muri ibyo bihugu ntaho mvuze ariko none wamaze gutera umuntu inda birakuyobeye wikwiherana icyo cyaha ngwino tugusengere wikina
denema ndaya imana impira ijambo yarambwiye ngo dore muri aya mezi abiri agiye gusoza umwaka abantu bibitseho ibintu by'imikino bigendanye n'ibyaha akaba bagiye kuwurangiza bagikina n'ibyaha umva uko ndanguruye muri aya mezi abiri ntabwo uri buyarenge pe ndabivuze yeee sara bayani ntabwo uri buharenge pe biragusaba kubanza kwatura ni imanda urabona imana yanzana kuri iyi kamera ku busa gusa ndaranguruye rero diminifo abasazi n'ubundi batoragura amashashi ya ntabwo ari amashashi natoraguye kandi n'ibinaba ngombwa uzabona nyazanye nzayazana nayo ntacyo bitwaye ko nzaba nsaze kubw'umukiza se nzaba nsaze kubw'umuremyi nzaba nsaze kubwa Yesu pidiri we nima amaza n'umugabo wanjye yaremeye yarabyihoreye yarekeye wa wundi Imana yiherutse kunyihera daya mawidi sikita wa wundi Imana iherutse kunyihera nawe yaratsikita yarabyemeye none sarabirwanya se birashoboka nawafunga isoko y'amazi ninde uyifunga wikina ariko mu murimo w'Imana we warabihiwe ngo abakozi b'Imana bose ariko ubu ni bose urabona ntahari koko ariko ma ubu urabona ari bose koko gute Imana ifite abantu reka ntangariza isi Imana ifite abantu mu nyumva abantu baracyariho abazima baracyariho abadasambana baracyariho abatacuragura baracyariho abagambanyi baracyariho Imana irabafite ariko nabo ngabo rero ibitangazo ni irya nyuma mwumvise abahanuzi benshi nudaca imihini migufi birakugora gusimbuka ya mezi ariko ko Satani yasabye ibitambo byinshi ibitambo byinshi witonde utaba igitambo cya Satani agendeye ku kintu wakoze hanyuma igikurikiraho umuntu wese ukiyumva uruhande urimo nukumpamagara kuri iyi nimero ikurikira 078086 ukampamagara tugasenga Imana ndashoje Mana ndagushimiye kukumvira biruta amaturo kukumvira biruta kumvira abantu umuririmbyi yaravuze ngo kukumvira bizana umugisha nizeye ko ndi bubona umugisha w'iri jambo kandi nanjye ndihanuriye ubuzima bwanjye buhinduke ubwo ugenderera abandi nanjye ntusige unyuzuza imbaraga zawe umuntu wese unyumvise kuri 07800886 ahamagarwe asengerwe wowe urota nabi wowe wagize ubusinzi bukabije wagira ngo n'abadayimoni bikuzimu bakuzamukiyemo ngwino dusenge Imana ikubohore turabashimiye mwese mwari mudukurikiranye nitwa mama bimenyetso ariko nitwa Imana Korodine uramenye niyo nabansaze ku bwa Yesu muhabwe umugisha mwese mu izina rya Yesu amena. Imana iguha umugisha nawe abadukurikiye n'ukuri ni mu muhamagara kwizo nemera abahaye musenga Imana kandi abizi ko ari cyo Uwiteka aruze gukora ku buzima bwanyu wowe ufite ibyo bibazo ndabizi ko ari cyo aruze gukora nawe urwaye utameze neza Uwiteka araza kugukiza